Titi Brown muramuzi cyane ni umudenseri hano mu Rwanda dore yuko anakunzwe cyane hano mu Rwanda yagiye abyina mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye abahanzi benshi cyane baramwifashisha iyo bashaka kwamamaza indirimbo zabo akababyinira ndetse no mu ndirimbo zabo akanababyiniramo rwose. Titi Brown nawe utamuzi yagiye akundana cyane cyane na Nyambo bavuga yuko ari besto ariko ubu aka kanya ari mu mushinga wo gutangiza ishuri yigisha abana kubyina. Ubu aka kanya rero ari mu nzira kuko ubu aka kanya ari gufasha abana bagera muri 30 dore ngabo rwose muri kubabona bari bagiye guperforminga muri Genesis Comedy mu gitaramo cya Genesis Comedy cy'abatariki 11 Nzeri 2025. Abo bana nibo yagiye afasha dore yuko Titi ari kuvuga yuko ibingibi bidahagije ngari hafi gushinga ishuri rye ryigisha abana bakiri bato bafite impano yo kubyina. Avuga yuko kandi azakomeza kugenda areba abana bagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cyo mu Rwanda dore yuko iri tsinda rye yaryise Africa Mira ngo n'ababyinnyi ba mbere hano muri Afurika ngo si mu Rwanda gusa kuko ngo bahatana nawe hano mu Rwanda ngo n'ababyinnyi be hano bo mu Rwanda ariko n'ababyinnyi ba mbere muri Afurika. Reka twumve ibyo yaba yatangaje Titi Brown hano. Oni amwita Oni ukabona n'uyu babyina kubw'impamvu nimba Oni aba nibo bana ba mbere muri Afurika apana mu Rwanda nibo ba mbere muri Afurika simwababonye aba bana bararenze Miras Kids maze mwihamashye wana mwihamashye bana banje. Yego turi kumwe na Titi Brown cyangwa cya mbere natangira mbaza mukuru wabo Titi Brown kabisa aba bana bafite energy mu byukuri imyitozo mubahereza ese ibanga rya mbere mubabwira nuko nyine umubyinnyi mwiza agomba kuba afite energy discipline ikubiyemo ibintu byose. Yego discipline ikijyanye n'imyitozo ntabwo umwana kuko twabonye ifite discipline ukunda ibyo ukora ifite discipline wubahiriza amasaha yo kugera muri repetition ifite discipline of course uba ufite energy y'ibintu ukora urabikunda uriko nyumva so discipline ni byose bro ukubaha abakuyobora urabona ko baracyari abana bato ubonye no mwana ibintu akora uyu ni umwana wa mbere ku isi uzi kubyina Nyafurika wabibonye ko namuza yemeye cyane urumva nukuvuga ati rero guys supporting African Mira n'abana bari talented turabazi umuntu yavuga African Mira turaje. Titi uri kumwe n'aba bana ntabwo umuntu yakibaza ngo bizagutwara cyane tukubure wenda no mu zindi kandi hano kandi nyine turi kubyina kereka no se bakimubonye bakina theatre nabo barabyina hari nibyo nabazaga uyu mu Grand Frere hari izindi hanyuma Titi Brown afite abana be babita guki bari abana bagiye kutubyinira African Mira babita African Mira. Because that's why you are here.